Nagusuhuje kandi nkwaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi nk'uko tumaze kubimenyera ikiganiro baho neza twite ku buzima bwo mu mutwe ugezwaho n'umuryango Avega Gahozo ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima ibinyujije mu kigo cy'ubuzima RBC ndetse n'Imbuto Foundation. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko igira iti ubudaheranwa bwaranze abanyarwanda nyuma y'imyaka 32 Jenoside yakorewe Abatutsi ihagaritswe. Kugira ngo rero tubashe kumva iyo nsanganyamatsiko neza, uyu munsi ndi kumwe n'abatumirwa bari budufashe gusobanukirwa neza iyo nsanganyamatsiko. Turi kumwe na Madame Mpinganzima Constance, akaba ari umunyamuryango wa Avega, buri budufashe gusobanukirwa neza n'ubudaheranwa yubatse nyuma y'iyo myaka 32. Tuguhaye ikaze. Murakoze. Yego. Turi kumwe kandi na Cleopatre Kezimana, akaba ari impuguke mu buzima bwo mu mutwe, by'umwihariko mbese ndetse akanabasobanukiwe ubwo budaheranwa uko bwubakwa ndetse n'uburyo bwiza bwo gufasha uwahuye n'ihungabana mu kubaka ubudaheranwa. Cleopatre, tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Yego. Nanjye Keza Melissa tugiye kubana muri iki kiganiro, muhaye ikaze. Dutangira rero kugira ngo tubashe gusobanukirwa n'abadukurikiye babashe kumva neza iyi nsanganyamatsiko, ubundi ubudaheranwa turi kuvuga, ubudaheranwa ni iki? Murakoze cyane Melissa. Mu gihe ni byiza kuganira kuri iyi nsanganyamatsiko, by'umwihariko cyane ko tugiye kwinjira mu gihe cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 32. Ubudaheranwa umuntu agerageje kubusobanura ni ubushobozi karemano umuntu aba yifitemo, cyangwa se atari n'umuntu n'umuryango uba wifitemo, bwo guhangana n'ibibazo n'ingorane umuntu ahura nazo mu buzima bwa buri munsi ariko akabasha kuzisohokamo. Navuga ko mu rugendo rw'ubuzima, ubuzima hari ibimanuka, hari ahaterera, hari ahatambika, ariko muri ibyo bibazo byose umuntu iyo abashije guhura n'ikibazo akakinyuramo, akabasha guhangana nacyo, akabona igisubizo cyo kugikemura, cyangwa se niyo ari ikidakemuka kidashobora kuba cyakurwaho ngo ubone igisubizo cyacyo, umuntu akabasha kubana na cya kibazo cyangwa se cya kintu gishobora kuba cyari cyamukomerekeje. Aho rero uwo muntu tumwita ko ari umudaheranwa. Ni naho nahera mvuga ko ari ubwo budaheranwa n'ubushobozi karemano tuba twifitemo bwo kubasha guhangana na bya bibazo tugenda duhura nabyo mu buzima. Yego, urakoze cyane, umva bisobanuye neza. Nkumva ko ubwo budaheranwa byonyine no mu ijambo ubwabyo, ubudaheranwa harimo kudaheranwa. Ni ukuvuga ntabwo uguma muri bya bintu, ni ukurenga bya bindi byose, no gukomeza kubaho neza bidakuyeho yuko bizaza byanabayeho, ndetse bise binjyana no ku kibazo cya kabiri. Turi kuvuga ku budaheranwa nyuma y'imyaka 32 Jenoside ibaye mu Rwanda, hari ingaruka ibyo ari byo byose yasize. Nubwo ubwo budaheranwa turi kubivuga kurenga za ngaruka zose uwakorewe Jenoside agira cyangwa yanagize mu bihe byatambutse, ariko kuba kubwo budaheranwa. Mama Constance, ni izihe ngaruka Jenoside ikigira kuri uyu munsi, yanagize mu minsi itambutse, yaba ku wari uriho icyo gihe cyangwa se n'abavutse nyuma ya Jenoside? Murakoze. Ingaruka Jenoside yaba yarasize ni nyinshi mu gihugu, ni nyinshi. Hari ingaruka zireba ubuzima, zireba imibereho myiza, zireba uburezi. Navuga ko mu ngeri zose ingaruka zigaragara. Wenda duhereye nko ku buzima, hari abantu barokotse Jenoside basigaranye ibikomere ku mubiri, barabatemye, barabarashe, ndetse n'ibikomere ku mutima. Ibikomere ku mutima ahangaha ni ukuvuga
nk'abasigaranye ihungabana, kandi kuba waravuye mu bintu bimeze kuriya, mu bikorwa bibi bimeze kuriya, ntabwo ntibinatangaje kugira iryo hungabana, ahubwo mba numva utarigize ahubwo aricyo kibazo. Hanyuma kandi nta nubwo ari n'ibyo ngibyo bireba ubuzima gusa, wenda ibyo bikomere byo ku mubiri, byo ku mutima, ni benshi mu buzima baciye mu bintu binyuranye. Hari reka dufate nk'abafashwe ku ngufu, ni igikomere gikomeye. Burya igikomere cyo ku mubiri aho bagutemye barahavura hakoroha, hagasigara ya nkovu, ariko hari n'inkovu usigarana itagisibangana, ababyeyi bafashwe ku ngufu ndetse bakavanamo n'uko babanduje indwara zinyuranye, harimo virusi itera sida. Ni igikomere ahorana kuko iteka iyo yibutse icyo kintu, iyo agiye kunywa iyo miti imufasha, yibuka uko byagenze. Urumva rero ni igikomere aba afite gihora kiva, niko navuga. Nta nubwo wenda ari ibyo twareba ku mubiri gusa, twareba ku mutima gusa. Hari n'abantu bari bafite imitungo, ariko iyo mitungo yose iragenda irashira. Amazu barayasenya, ibikorwa bari bafite, abari bari wenda mu cyaro, imirima, inka barakuraho, ku buryo umuntu yasigaye iheruheru. Nacyo rero kiba ari igikomere, kuko uyu munsi iyo yibonye mu bukene ahita atekereza ko atari kuba ariko ameze iyo aza kuba agifite iyo mitungo. Iyo yibona yarasigaye wenyine, agasigara amashami yose yaramushizeho, agasigara yarafite abana, yarafite abuzukuru, yarafite abako, yarafite abakazana, akaba asigaye ahagaze nk'igiti kitagira amashami. Nacyo ni igikomere iteka gihora kimuremereye. Ni byinshi, ni ibikomere byinshi bitandukanye, ariko nk'uko mugenzi wanjye yarabivuze, Cleo, hagomba ubudaheranwa kugira ngo ubuzima bukomeze. Kwemera kongera kubaho nyuma y'ibyo bikomere, kuri wowe bisobanura iki? Hari udukurikiye ushobora gukuramo kwigira kuri uko kwawe, kongera kwemera kubaho nyuma y'ibyo bikomere byose? Yego, kwemera kongera kubaho, reka mvuge ko ari ubutwari, kuko ni ukwakira ibyakubayeho, ariko ukumva ko utagomba guheranwa nabyo, ukumva ko utagomba no kubitindaho, kuko ubitinzeho ntacyo wageraho. Kugira ngo ushobore kubaho ni uko ugomba guhaguruka ugakora. Kugira ngo ushobore kubeshaho abo wasigaranye ni uko ugomba guhaguruka ukabakorera. Kugira ngo ushobore gufasha wa wundi, nk'uwo twavugaga mu kanya washizeho amashami, nta wundi areba ari wowe muturanyi, ari wowe wari inshuti y'abana be, ari wowe muri byose, uba ugomba kongera kwiyakira kugira ngo ushobore kubaho, ariko noneho unabesheho n'abandi. Rero numva uba ugomba kugira ubutwari, navuga ko ari ubutwari bwo kurenga ibyakubayeho kugira ngo ushobore gutera intambwe, ubuzima bukomeze. Yego, nibyo urakoze. Numva harimo n'ubundi butumwa burenze ibyo ngibyo, n'ubwo butwari bwo kwemera kubaho nyuma y'ibyo byose, ariko ukabaho kuko hari n'abandi waberaho, babona ubayeho n'abandi bakabona uko babaho neza. Numva rero ari n'ubutumwa bukomeye muri iki gihe twitegura kwibuka ku nshuro ya 32, ari nk'impamba yaduherekeza kandi ikadufasha. None Cléopâtre, Madame Constance abivuze neza ko kongera kwemera kubaho ibyo ari byo byose hari ibyo umuntu ashyiraho yiremera, niba ariko navuga. Yatanze urugero rwo gushyiraho amashami. Umuntu udukurikiye ushobora kwibaza, se uko nguko kurema, uko kongera kubaho, uwo muntu yakora iki? Ashobora kuba akirifite bya bikomere, akiri kubibamo, nubwo iyo myaka yose ishize, ariko bikaba we biri kuza bishyashya. Yakora iki kugira ngo yongere areme kwa kubaho kwe? Urakoze cyane Melissa. Kuri icyo kibazo navuga ko nk'uko umuyobozi yari abivuze, mu by'ukuri ntabwo rwari urugendo rworoshye kuba jenoside yakorewe Abatutsi
nk'uko yabivuze yari imaze gushegesha, yasenye umuryango nyarwanda mu byiciro, mu ngeri zose zitandukanye, yaba ku bakiri bato, yaba ku bakuze, yaba ku barimo hagati, hose yaba mu buzima, mu bukungu, byose. Rero kugira ngo kubwira umuntu kongera kubaho muri urwo rusobe n'uruhurirane rw'ibibazo ntabwo biba byoroshye. Bisaba ko hari imbaraga za muntu ku giti cye kugira ngo abashe guhangana na bya bibazo nk'uko yabivuze, abirenge. Muri urwo rugendo rero icyo navuga, kugira ngo umuntu abashe kubona imbaraga zo kongera agire n'ubwo butwari bwo kongera kubaho, anemere gukomeza kongera kubaho, tunashima cyane yaba ababyeyi, y'abandi n'abarokotse jenoside muri rusange, n'ubutwari budasanzwe. Igishoboka rero kugira ngo umuntu bikunde, hari ukurema uburyo bwo kubaho n'ubwo bandi bya bindi nari ntunze, hahandi narindi bitagihari, bitari bunashoboke ko nongera kubabona cyangwa gusubirana ibyo nari mfite. Icya mbere, kurema uburyo bwo kubaho bushya, reka mvuge gutyo, byarashobotse kubera ko hari imbaraga zidasanzwe abayirokotse nabo babigizemo uruhare. Navuga nk'urugero, ntanze urugero, nk'imiryango yagiye ibaho kubera ko abantu baremye uburyo bushya bwo kongera kubaho. Navuga nka GAEG, aho abana bihurizaga hamwe bari ku mashuri, bakavuga bati tugiye guhurira hamwe dukora umuryango utari wa muryango nari nsanganywe, umuryango utari papa na mama bambyaye, ariko bagashyiraho, akumva nawe afite uwo yita mama, akumva afite uwo yita papa, akumva afite umuvandimwe, murumuna wanjye, mukuru wanjye, bagatera ubuse, bakabyina, bagakina. Aho rero ibyo nabyo biri mu byafasha umuntu kugira ngo yongere kugira cya cyanga cy'ubuzima, no kurampurisa, nko kuzuza cya cyuho wari ufite, ushobora kukirema kandi ubuzima bugakomeza. Hari ababyeyi, turi kumwe n'umubyeyi muri Avega, ariko hari ababyeyi batagize umwana n'umwe basigarana nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, agasigara ari wenyine, nta mwana, nta mugabo, nta muvandimwe se, ariko akongera kurema uburyo bwo kongera kubaho, akavuga ati ndi mama wa bya bibondo byose, babana babuze ababyeyi, babana babuze iyo berekeza, mbabereye umubyeyi. Akongera guterura umwana, akamushyira mu gituza, akumva amufashe nka wa mwana we. Ubwo nabwo ni uburyo bwagiye bufasha, kandi n'ubu bwafasha kugira ngo umuntu yongere kugira cya cyanga cyo kongera kubaho, nubwo hari urusobe rw'ibibazo bitandukanye. Hari ukuba umuntu gushaka ahantu abantu bahurira kugira ngo akomeze kongera kuzamura ya marangamutima y'ibyishimo no kongera kubana n'abandi. Icyo wavuze, ukagira n'abo bereyeho. Urugero, imiryango nka Avega, aho abantu cyangwa nayibuka bahuriraga hamwe, n'ubu bahurira hamwe bakaganira, bagaterana ingabo mu bitugu. Navuga rero ko ibyo byose nabyo bigira uruhare mu gutuma umuntu adaheranwa, guca ahakomeye. Abanyarwanda babivuga neza ko iyo umuntu aciye ahakomeye, iyo hatamukomerekeje hamukomeza. Rero navuga ko hari byinshi byagiye bikorwa, ndetse n'uyu munsi twagira inama abantu ko barema uburyo bwo kongera kubaho. Murakoze cyane. Kongera kubaho, kubaka ubwo budaheranwa, mwabigarutseho, ni urugendo rukomeye ariko rushoboka. Numva rero ari umwanya wa buri umwe wese muri iki gihe twitegura kwibuka ku nshuro ya 32, gushaka no kurema ubwo buryo bwo kongera kubaho, bidakuyeho ko ayo mateka twayaciyemo. Numva rero tunaganye ku musozo, ariko mu masegonda make
nk'uko twakomeje kubigarukaho turi mu gihe tugiye kwinjira mu minsi 100 yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Ni ubuhe butumwa mwagenera abadukurikiye? Ubutumwa bwubaka, ariko ko turi no kugaruka kubaka ubudaheranwa. Udukurikiye umwe cyangwa babiri bishobora kubaka. Ubutumwa umuntu yaha abadukurikiye ni kuri iyi nshuro ya 32 tugiye kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, ni ukubabwira ngo bakomere bubake ubudaheranwa. Nk'abakuze muri bo dufite inshingano ikomeye yo kubaka ubwo budaheranwa kugira ngo abana bato baturi inyuma bo gucika intege, kuko burya iyo umwana acika intege iyo abona uwo yabonaga nk'urugero imbere ye, iyo yatentebutse n'umwana nawe ata imbaraga. Ni ukuvuga ngo dufite inshingano twebwe ababyeyi, abakuze, dufite inshingano zo gukomera ntiduheranwe kugira ngo dushobore gutanga urugero rwiza kuri abo bana badukurikiye. Nkaba nifuriza abaturimo twese ndetse n'umuryango nyarwanda muri rusange gukomera, tukagira ubutwari, tukubaka ubudaheranwa, kandi tukita cyane cyane ku bafite intege nkeya kugira ngo nabo two kubatererana, kugira ngo ihungabana ryabo ritiyongera cyangwa rikaba n'ubwo budaheranwa tuvuga tugomba kugira tukaba twabutakaza. Murakoze cyane. Cleopatra. Murakoze cyane. Mbere yo gutanga ubutumwa nabanza gushima umubyeyi yabivuzeho ko hari ibikomere bitandukanye, ariko hari na byinshi leta y'u Rwanda yakoze kugira ngo ibashe kugira uruhare nayo mu kubaka bwa budaheranwa bw'Abanyarwanda uyu munsi tuvuga kandi tuzakomeza no gushimangira. Tunashima leta y'u Rwanda, ariko by'umwihariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ndetse n'umufasha we, kuko hari byinshi byakozwe mu gusigasira, kubaka no gusigasira ubwo budaheranwa bw'Abanyarwanda. Ubutumwa rero natanga muri iki gihe twegereje kwibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi, ni uko wowe udukurikiye wafasha ukuri hafi kugira ngo igihe agize ikibazo cy'ihungabana cyangwa se agize intege nke, kuko ni bimwe mu biba imbarutso kuba umuntu yahungabana, kwinjira muri ibyo bihe bidasanzwe. Rero ni byiza ko tubana hafi kandi buri wese yagira uruhare mu gufasha umuri hafi igihe agize ikibazo. Ariko kandi tukongera kwibutsa ko igihe ukuri hafi agize ikibazo ukaba ubona agize ihungabana bikaba bigoye, nyaboneka tugane inzego z'ubuzima kugira ngo zikomeze kudufasha byisumbuye. Twibuke twiyubaka. Yego. Murakoze cyane. Numva twasoza tuvuga ibikomere birahererekanwa, ariko n'ubudaheranwa burahererekanwa. Constance yabivuze, ababyeyi twubaka ubwo budaheranwa tuzabayo turi no kubihererekanya cyangwa tubihereza abana bacu. Ndabashimiye rero abatumirwa twabanye uyu munsi, mwadufashije kumva kurushaho ubudaheranwa no kubwubaka. Numva ko byanagiriye akamaro abadukurikiye. Ndabashimiye ko mwitabiriye, tunashimira n'abari badukurikiye mu kiganiro Baho Neza twite ku buzima bwo mu mutwe, aho twaganiriye ku budaheranwa n'uburyo bwo kubwubaka mu Banyarwanda nyuma y'imyaka 32 jenoside yakorewe abatutsi ihagaritswe. Murakoze. Ikiganiro nakagaruka.